kuri uyu mugabo intambara z'abakozi b'Imana ndazizi. Noneho amaze kunsengera aransengera ndabyibuka tugira iteraniro ryiza, anyerera imbuto, nta cyaha yankoresheje, nta buhehise yanzanyeho, nta kintu kibi, mbega yagerageje kwishushanya neza kugira ngo mbone ko ari umuro, kuko inda ye yavuyemo ivamo nyine tujya no kwa muganga, ngenda ngira ngo bankorere kiritaje gusa nitahire. Icyo gihe mpageze kwa kundi ugira kwa muganga ukumva urababara ko na serivisi bari kuguha serivisi mbi kandi ubibona kuri kwa Volta. Noneho nyuma rero mbona bari kuduha serivisi mbi, ndi kuribwa, ndi kubabara n'iki. Nabo bari banasuzumye baravuga ngo mfite menace za Voltema, barangije barambwira ngo baraje bankorere kiritaje mu gihe kwa kundi nyine uburaho utegereje. Nibwo noneho inda yanguye nabi, inda yanguye nabi. Umugabo arangije ndabyibuka atanya nyine kujya nsiga mu nzu ngo agiye kubwiriza i Bugande. Yase umukozi w'Imana, pasiteri muzima, uterera urugo rw'imbuto, umuntu turabajene mariye. Mu kwezi atangiye kugenda, mu mezi abiri atangiye kugenda, muri atatu atangiye kugenda. Mbona ibintu biri serious, biri serious. Aho rero niho navuga ko natangiriye urugendo rw'umuroho w'ubuzima bwanjye. Ntangira kujya njya gusengera ahantu bitaga muri Ezobu, hari icyo gihe muri 2011. Ntangira kujya njya muri Ezobu nkajya kwisengera, nifite abashuti banjye twasenganagayo, Imana ikambwira ibintu byiza, abakozi b'Imana bakampumuriza, abantu b'Imana bakampumuriza, bakambwira ko Imana izangirira neza. Nyine ndakomera, ninjira mu bintu byo gusenga, numva umunezero wo mu nzu y'Imana, ntangira kujya nigira gusenga, ntangira kubikunda. Icyo gihe muri 2011 ndakomeza ndabikunda, numva biraryoshye gusenga, numva rwose n'iby'umugisha n'iby'umumaro, mbigumamo, numva ni iby'agaciro, numva ni iby'amahoro, nigumira muri uko gusenga kwanjye. Nuko rero ubwo nibwo nyuma naje kuyoboka itorero rimwe ryakoreraga hariya kuri Sheri ryitwaga Shekina. Nkajya njya gusenga ndi umushyitsi, ntangira nsenga. Igihe kiragera rero mba umukristo, baranyakira mu itorero, barambatiza, ntangira kujya ndirimba muri korali, nkora imirimo mu itorero, mbumurokore nyine, ndakizwa, numva ko mpamanya n'umutima wanjye ko nkijijwe ndi kumwe n'Imana. Iryo torero narigiriyemo umugisha, nahamenye inshuti, nahaboneye akazi, nahungukiye mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri, ngira ibyo niyunguraho. Igihe kiragera, muri icyo gihe buriya kenshi iyo umuntu agifite amaraso ya gisore, hari igihe navuga ko aba asa naho asambira byose. Wakumva nk'ahantu hari amavuta basenga cyane, bari mu bihe byo gusenga buri munsi, nyine akaba ari wenda ariho wirukira. So igihe cyarageze rero nza kuboyikotaho gatoya, mpita nsa nkaho ngiye mu yindi ministry yari yadutse icyo gihe yasengaga, ntangira kujya njya gusengerayo, ariko byose birumva numvaga ko ari ugusenga, nsa nkaho bintwayeho gakeya, numva ngiye kuri side y'aho hantu. Ariko igihe kiragera mbona ko ari ngombwa ko nanjye nasubira mu itorero ryanjye. Igihe cyarageze, ubwo hari impamvu nyinshi zatumye ahantu ntaguma, ndangije nisubirira muri eglise yanjye, ndagenda njya mu bashumba, nanasaba imbabazi abashumba, ndavuga rwose mumbabarire, nari narataraye, nari naragiye ahandi, ariko sinari naraguye, ndagarutse. Nuko ubwo rero muri uko kugaruka ngarukiye itorero, byabaye ibintu utamenye ibyo ari byo. Buriya iyo umuntu navuga ari ku musozi wo kuba yaratanye n'umugabo, aba afite ikintu kimeze nk'igishakwe ku buzima bwe cy'amagambo, haba hari umwuka w'amagambo ku buzima bwe umugendaho. Buri muntu ashobora kwibaza asubira yatanye n'umugabo gute, n'ukubana n'umugabo agahita yumva ko uri mu byaha cyangwa nyine ari ukubayeho. So rero aho hantu nanakomeza abantu wenda bahurira n'igikomere mu nzu y'Imana, navuga ngo umuntu ajya areba icyamujyanye mu nzu y'Imana, arebe ku kijyanye n'umuhamagaro we. Icyo gihe hagiye habaho ikintu cy'ibintu by'ibigambo, numva ndababaye, numva ndaguye. Icyo gihe aho hantu abarokore barangushije cyane,
nahuriye n'urugamba rw'amagambo ruteye ubwoba, nkajya kumva nkumva nk'umuntu arifashe amvuze nk'ikintu nyine ntakoze. Nuko muri iyo minsi rero ntangira gucika intege zo gusenga, kubera nyine ibintu nabonaga hari ukuntu ubona ibintu, cyangwa se kuba uzi ko umuntu akijijwe ugahita ubona niwe mupagani mubise mu rusengero kandi ariwe wari ukuyoboye. Numva ndaguye muri ngiye kubera icyo kintu nyine. Hari akantu gato icyo gihe nabonye gasa nkaho kangabanyije n'imbaraga zo gusenga. Muri urwo rugendo rero mpita nza kumenyanamo n'undi musore utarukijijwe, tuba inshuti, turakururana cyane. Navuga ko icyo gihe yanangushije, ndagwa nsa nkaho ibintu byo gusenga mbigabanyijemo icyo gihe ndabireka. Ariko burya ijambo ry'Imana rivuga ngo, hari ahantu rivuga ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho, ngo kandi rwanditseho ngo Uwiteka azabe, ngo kandi naho umukiranutsi wanjye yagwa ntazarambara, niko ijambo ry'Imana ribivuga. Mu by'ukuri ushobora guheranwa n'igihe agaheka kagufata, ariko ukongera ukabyuka ukagaruka kwa Imana ibigufiteho umugambi. Aho hantu rero ndagwa nsa nkaho nkururanyemo n'uwo muntu. Ewana, abantu baramvuga koko, amagambo twarabivuze byari bimeze noneho uko barushaho kuvuga nkarushaho kumva nzunutswe gusubira mu nzu y'Imana. Mu by'ukuri igihe cyarageze mbona ko nakwiye guheranwa n'amagambo, nakwiye guheranwa n'ibyaha. Mu by'ukuri nanjye naje kuganiriza umutima wanjye, ndavuga se bundi ko abantu bavuga by'ukuri kibaye nababazwaga nuko n'ibyo bavuga ntabikora. Nimba koko naraguye bigaragara ntago ngisenga, ndi gukurana n'abanywi b'inzoga, nsigaye ngenda muri groupe z'abasinzi, barambona mu kabari, bambonanye inzoga. Icyo gihe naraguye nanjye nsubira ku nzoga, nywa inzoga. Icyo gihe ndavuga bambonanye inzoga, nywa inzoga, bose bamuganiye n'ibyo bavuga nibyo, ariko hakaba ibyo bavuga babeshya, hakaba n'ibyo wenda bavuga ari byo. Igihe kiragera rero kwa kuba ufite umuhamagara, Imana yaraguhamagaye, nibwo igihe cyageze noneho ngaruka mu nzu y'Imana bushashya, ngarukana amaraso mashya. Ndaza negera mushumba wanjye, ndatura mubwira ko maze iminsi, kandi icyo gihe nta n'amezi nk'atatu namaranye n'uwo muntu. Ariko burya kugwa k'umuntu kurabanguka cyane. Satani iyo agiye kumena amavuta ayabirindura rimwe, kandi wowe ushaka gushaka amavuta imyaka 5 byajya kumeneka akameneka nko mu minota 5. Nuko ubwo rero icyo gihe ndagaruka, ndakizwa imbere y'Imana, ndasenga, ndikirizwa, nisubira mu nzu y'Imana. Imana ibana nanjye nta kibazo. Igihe kiragera rero Imana irananyagura, nza mu rugo bampaye agacredit ka caisse sociale muze nyine, kubera kageze mu za bukuru hari amafaranga baba bafata, arayama nyine numva bazayamukata ku mushahara we w'ukwezi. Nuko ndagenda njya kwishingira akantu ka sauna massage Kimironko, ndagenda nifubonera iseta nkajya nkora nta kibazo. Ndangije nkora mfite ubuzima bwiza, ndi umukobwa ufite ubuzima buryoshye, nsa neza rwose. Imana imuhiramo, impa amafaranga, abakiriya baraboneka icyo gihe. Nuko ntera imbere, ntangira ntera imbere gutyo. Muri uko gutera imbere rero, kandi hamwe no gusenga, haza kwaduka umuntu wabaga hanze, arambwira Jackie, ndagukunda, nzaza mu Rwanda, nzaza kugusaba, ndashaka kuzina, ndashaka passport. Bya bindi by'umuntu ubabaye urukundo, ubabaye umugabo, passport kuko ndayishaka. Ati shaka passport ngushakire visa, umunsi umwe tuzaza. Undi ati nzaza. Ubona ari serious pe, yari serious nabihamye. Yamenye biciye ku bashuti banjye, baraduhuza. Bamaze kuduhuza, bari bazi nyine ibikomere byanjye, banyifuriza kubaka, banyifuriza ibyiza, baza kumuza n'umuntu bahanze. Nuko umuntu arankunda. Mu by'ukuri kuko nari naragarukiye Imana, numva narakijijwe, byabaye ngombwa ko negera Imana nyibaza niba by'ukuri wari we mugabo wanjye. Kuko nari narababariye mu rushako, numva bidakwiriye ko nazongera kubabara. Numvaga mfite igikomere gihagije, nta kindi kintu mu buzima bwanjye bwose kera kirabura numva gishobora kuzongera kumbabariza umutima. Ubwo rero nibwo nakiye gusenga, maze kugerayo iri 2016. Ubwo ndagiye nicariye ku musozi wo kwa Masasu 12, nicaye nibereye mu butayu ndimo gusenga Imana, ndimo nyibaza. Nari kumwe n'umumama wa mbere Marene wanjye mu bukwe, twajyanye gusenga. Yari inshuti yanjye, yari best friend wanjye cyane wa hafi kabisa. Nuko twicaye rero tugiye kubona tubona haje umukozi w'Imana, ariko ngarutse nyuma gato. Nyuma ngarutse
mu bintu byo gusenga nagize inyota n'ishyaka n'umuhate n'ubutwari bwo kumva nzashaka umugabo w'umukozi w'Imana, kuko nari narabayeho mvuga ko nashatse umuntu udakijijwe akankora uko kuntu. Numvaga nibura nshaka no kuzashaka umuntu ukijijwe, nkaba mu munyenga w'amahoro, ntakubitwa, ntababara, ntababazwa, nyine nkabaho mu rukundo rwanyarwa. Nicyo kintu narasabye Imana. Rero nicare mu butayu ndimo gusenga, ndi muri urwo butayu, haba haje umuntu w'umusore, aba araje ati Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, ati Imana imbwiye yuko urugendo ufite rwo kujya hanze nta ruhari. Imana irambwiye ngo umugisha wawe uri mu Rwanda. Imana irambwiye ngo ibi n'ibi. Noneho koko twese twemera ibyo avuze, kuko nari naje mu burubwo butayu gusengera urugendo. Nari naje muri ubwo butayu gusengera umugabo. Ati nta mugabo uri mu mahanga, umugabo wari mu Rwanda. Mu by'ukuri nahise numva ko ibyo avuze ari ukuri, mpita numva ko ibintu ari guhanura arimo neza. Icyo gihe rero yaradusengeye, ndabyibuka njyewe n'uwo mushuti wanjye arataha, natwe turataha. Ariko mu gutangiye sinafashe nimero yiwe, ahubwo wa mushuti wanjye twari kumwe niwe wafashe nimero, na wa mutipe afata nimero za wa mushuti wanjye. Noneho nyuma ngiye twaratashye nigira ku kazi, nayo mfite ubuzima bwiza, urumva umwana w'umukobwa mfite, navuga ko icyo gihe navuga ko nari umukobwa, urumva nari umufiyemere, ariko narasubiye mu rugo banderana n'abana banjye. Nabibabwiye ko nabyaye ndi mutoya, urumva nasubiye iwacu mfite 20 ans, abana baranderana nabo barandera, ndakura n'abana barakora. Urumva rero nibaraga nkaho ngiye numvaga nimeze nk'umukobwa icyo gihe, kuko n'ubundi inshingano zo kurera abana zari mu maboko y'ababyeyi banjye. Nuko wa muntu arahanura, amaze kumpanurira aragenda, nanjye ndagenda. Nyuma rero aza guhamagara wa mama w'umushuti wanjye, aramubwira ati rero ati ndashaka nimero za Jackie, hari yerekwa rye mfite. Arampamagara pe, aranamanura n'ibyo yambwiye icyo gihe, numva nabyo nibyo. Ampamagaye arambwira ngo nze kuza ansengere ku rusengero. Nibwo noneho nagiye ndagenda, yarambwiye ngo ari ku rusengero. Nyuma nongeye kumuhamagara ko nagize akazi kenshi, arambwira ngo ari mu rugo. Ati ngwino ndi mu rugo ngo usengere, hari abandi bantu b'abashyitsi bari hano mu rugo. Nuko ndagiye, ngezeyo koko narahasanze abantu arabasengeye, nyine tutadusengera ku murongo. Ngiye urumva ninjye yakiriye bwa nyuma, aransengeye, ndatuye ibyaha byose nyine bimwe umuntu aba yumva afite ku mutima. Icyo gihe ndanatura, mubwira ko nari naraguye, mubwira ko nagarutse, mubwira ibyo naciye mu buzima bwanjye, mubwira abo twahuye, byuko nawe inzoga, ubuzima bwose bubi naciyemo ndabumubwira, mubwira ibikomere, mubwira ubuzima bwanjye bw'uko ndi ikinege, mubwira buri kimwe, uko mfite akazi, uko katagenda, uko bimera, uko mpomba, buri kintu nyine ndamubwira. Kumwe iyo umuntu ageze imbere y'umukozi w'Imana ameneka, akamubwira buri kintu cyose. Mu by'ukuri nanaboneraho kubwira abantu, iteka umuntu niyumva agiye kubohoka umutima, ajye abasha kumenya nimba uwabwira ari uwo kubwirwa by'ukuri. Mu by'ukuri ntabwo abantu bose hanze ari babi, ariko nanone burya biba bikwiriye ko ubwira umuntu w'ukuri ku buzima bwawe, ugira icyo agufasha, ugira uburyo akumva, ugira aho agukura, ugira aho akugeza. Nuko rero icyo gihe ndamubwiye, birarangiye. Urumva ko yari yabonye nimero yanjye, nayo nabonye nimero yiwe. Noneho amaze kunsengera, aransengera, ndabyibuka, tugira iteraniro ryiza, anyerera imbuto, nta cyaha yankoresheje, nta buhehise yanzanyeho, nta kintu kibi. Mbega yagerageje kwishushanya neza kugira ngo mbone ko ari umurokore nyakuri, ariko mu by'ukuri yari umupagani wo mu rusengero. Nuko ndangije muri iyo minsi, ndavuga rero ngomba guhaguruka ngasenga Imana cyane, nkayibaza neza niba uyu mugabo ari umugabo wanjye. Mu bintu bya mbere bijya bimbabaza, ndabyibuka mbere y'uko nkora ubukwe nagiye Kanyarira, hari ahantu bita Kanyarira ku musozi, sengayo amasengesho y'iminsi 7, ntarya ntanywa, mba muri iryo shyamba, mbaza Imana gusa ko uwo muhungu arazambera umugabo. Aricyo cyanjyanye, mbugana Imana, narababaye bihagije, nje imbere yawe kugira ngo unsobanurire. Ariko ikintu cyambabaje nuko bamanuriye ko
Imana izabana nanjye mu bukwe, Imana izanshyigikira. Nyine abantu barazaga bakampanurira uko babyumva cyangwa se uko bategetswe, ntabwo mbizi. Nuko mbere yaho, mbere yuko tumenyana na mbere yuko ku kuntu navuzeho naguye, nigeze gukizwaho cyane, nkajya nsenga amasengesho iminsi 3, nkasenga y'ibiri, nkasenga y'umwe. Nakundaga kwiyiriza, nakundaga kujya muri overnight. Aho hantu nababwiye handi nari naragiye muri iryo torero, igihe navaga mu itorero ryanjye najyaga nsenga kabisa nkumva nanjye ndimo neza. Ariko ibyo byose ntabwo byambujije gukomereka nyuma y'ubundi buzima bwitwaga ko ubuzima nshaka kubasobanurira no kuvugaho abantu bankurikiye. Ubuzima nabayemo bwa mbere bwo gukubitwa, nabubara nkaho nari mu ijuru, nabubara nkaho nta kigeze kimbaho, ahubwo ubwo ninjiyemo bundi nibwira ko aribwo buzaba bwiza. Bwa mbere bubi bunyinjiza ahantu habi 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 pe, kandi bikozwe noneho n'umuntu witwaga ko asenga. Ubwo icyo gihe ndabyibuka neza, umugabo aramperekeza, dutega bisi, arazamuka, ntabwo nzi iyo yaragiye, njye nari nisubiriye ku kazi. Ngiye kuva muri bisi ngo dutandukane, ahitamo akamesaje, ahita ambaza ngo se ngo uragiye uransize, ngo turatandukanye. Ndamubwira oya ntabwo ngusize, njye ngiye ku kazi. Umutipe rero namaze gutaha muri iryo joro, nageze mu rugo nko mu saa 4 n'igice, saa 5 z'ijoro, arampamagara arambwira ati Jackie naragukunze. Ati naragukunze kandi nsubiza yego cyangwa hoya. Noneho muri uku gusenga nanaboneraho kubwira abantu ko ubuhanuzi bwose bukwiye kugenzuzwa ijambo ry'Imana, kandi ubuhanuzi bwose umuntu aba akwiye kubugenzuza umutima we n'ukuri kwe guhamanya n'umutima we. Kuko rimwe na rimwe hari igihe ugendera mu cyuka cy'ubuhanuzi. Sinanze ubuhanuzi, sinanze ko bahanura, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo abavuga ngo mwami mwami bose siko bazabona Imana. Ubwo icyo gihe arambwira ati ndagukunda, bigahuza nuko kera muri bwa buzima bwo gutangira gusenga bajyaga bambwira ngo umugabo wanjye naza nzamumenya, ngo ikimenyetso nuko azansaba urukundo uwo munsi, kandi mu munsi azanuntabiraho sindabihakana, nzikirize, kuko ngo nimakanya Satani azabandiganyije. Urumva hari ugukizwa, nanaboneraho kubwira abantu tujye dukizwa cyangwa se dukizwe ariko tutagundiriye ubuhanuzi cyane. Ni byiza ko Imana ivugana natwe, ni byiza ko Imana itubwira ibyo twifuza, ibyo dushaka, ibyo dukijije, ibyo duhaye. Ni ukuri ni byiza, bikomeza umurokore mu rugendo, bikomeza umukristo. Ariko nanone tujye twubakira ku ijambo ry'Imana. Aho hantu rero navuga ko nabaye umwana, sinitonze, sinashishoje, nagendeye nyine muri wa mwuka w'abahanuzi. Ari nacyo gitumye aka kanya nifuza kuganira n'imbaga nyamwinshi, mbasangiza inkuru y'urugendo rwanjye, kugira ngo mu rugendo umuntu ajye ashishoza kandi ajye yitonda arebe kure. Rero nibwo icyo gihe umugabo yambwiye ati ndagukunda muri iryo joro. Nanjye ndamubwira nti rero ko nabonye uri umukozi w'Imana, nta kibazo, reka tubihe amahirwe, aho bizagana Imana izaduha umugisha. Turatangiye turasenze, tukajya duhora tugasenga, tukajya duhora tugasemva. Yarihanganye ambera intama, arishushanya kuko yaragerageje arishushanya mu buryo bwose bushoboka, andinda kuzigera menya ko ari umupagani mu rusengero. Ko nabonaga akijijwe, najyaga mbona mbonekewe, najyaga mvuga nti Imana nagaruka mu mugabo ahubwo imaye ijuru ntarava mu mubiri. Kwa kuntu yasengaga, yarafite amavuta, abantu baramukundaga, ari umukozi w'Imana uzwi, uhanura, ugera mu iteraniro ririmo abantu 300 bakarira bakarambarara bagatura, umuntu wese agakorwa ku mutima. Ndangije rero nibwo icyo gihe naje kubimwemerera. None kuko yarazi ko nzajya hanze, nene nabimubwiye, kandi yamubwiye ko mfite umuntu nereta ari hanze, yagiye akomeza kuma message mbi kuri wa muntu, nanjye nangiye kuvuga umutima wanjye uvuye kuri wa muntu. Noneho agerageza no kugenda anyiyegereza cyane, agerageza no kumenya amakuru yanjye na wa muntu ageze, akabibona neza ko wa muntu akomeza kwensista, anyandikira, ampamagara, ariko we ngiye nkamwereka ko tutakiri kumwe.
kandi koko numvaga namurekuye kuko numvaga nabonye proposal y'undi muntu unandi hafi, noneho amprise w'umukozi w'Imana numvaga rwose ndimo neza, narasenze neza, ari njye mukobwa uhiriwe, ari njye mukobwa utabawe. Umugabo rero icyo gihe arangije agerageza uburyo bwose amfatirana vuba muri za ntekerezo zanjye kugira ngo anteshe kuzajya gushaka wa muntu. Arangije nyinjiriye mu buzima, sinari mfite massage, sinakoraga ahantu twakoraga hari gym impereza isoko, nakira abantu bo ku karere, nakira abantu bahe abaza muri gym bakaza muri massage bakaka abonema iwacu. Imana imaze kuma ubuzima nta kibazo na kimwe mfite. Abaraje ati waruzi n'ibindi, Imana irambwiye ngo hagarika akazi ka massage, ati kareke. Ku mutima ndiyo Bwana, ndavuga se ni gute Imana yanuma nkabyanga, iteka yambwiraga ko ari Imana, akazi ndakaretse. Nanaboneraho kubwira undi muntu wari wese, nibajye bamubwira ngo Imana iravuze ngo aka kazi kareka, ujye ubanza usenge ubaze Imana n'umutima wawe by'ukuri koko ako kazi koko Imana itagashaka cyangwa se nta mugisha ugafitemo. Ubwo birarangira. Umugabo rero inkuru ndende, umugabo arangije muri iyo minsi abaranyegereje cyane, ahita ansaba ko iwacu bazamubona. Araje mu rugo, baramubonye, mweretse abashuti banjye, ntibamukunda. Abantu bose akambwira ati uyu muntu ni ukuri yari umukozi w'Imana ariko nta gikundiro namba yari afite. Ngira ngo ntekereza ko ari Imana agica muri ba bantu, ahubwo ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva ihoni. Anageze no mu rugo, mama murebye yatashye, arangije arambwira shanga uriya muntu ngo umuntu uza kwiyerekana akaza wenyine atagira n'umuntu umuherekeje, nk'aho atagira ababana nabo, aje kwa sebukwe na nyirakwe bwa mbere. Urumva nyine yagiye akomeza ahaza. Impamvu mama ntabwo yabivuze ku nshuro ya mbere, yabivuze ku nshuro ya gatatu. Aje mu rugo iteka yizana, turapanga ubukwe ariko akabona nta muntu bazana kandi turi mu gupanga ubukwe. Mu cyumweru cya mbere baramfatiranye ati reka nzi wanyu, abaraje. Mu kindi cya kabiri avuye iwacu ati ndashaka gufata irembo, mfite ivugabutumwa, ndashaka kuzagenda mfashe irembo. Nanjye nkumva ibyo avuga ni ukuri, ndamureka umuhungu araje afashe irembo. Kandi ahantu yavugaga azajya nta naho yagiye, byari ukugira ngo gusa umugambi wa Satani usohorere ku buzima bwanjye. Nuko ubwo cyangwa se ibyo yapanze. Muri iyo minsi abarampindishije ati tukajya iwacu ukajya kwerekana. Tuba turagiye iwabo ni Cyangugu, kure ahantu bitaga muri Butamba. Ni ukuvuga ngo iwabo batuye neza munsi y'ishyamba rya Murya. Twaragenze turaruha kweri. Ubwo ndangije tugiye iwabo, barambonye, barankunze, barashimye, turatashye. Nyuma yaho haciyemo igihe gitoya ati tukajya mu mujyi, tukajya gushaka imyenda. Anshyushye afite speed iteye ubwoba, ariko navuga ko yari speed y'abadayimoni yo gushaka kunkura aho hantu vuba no kunyibagiza ubuzima bwose nari ndimo kugira ngo amfatirane. Ariko ndi kuri aka kantu navuga neza yuko mpamanya n'umutima wanjye ko ajya kunshaka muri washaka ko yarazi ko mfite amafaranga. Nuko ubwo umuhungu panze ubukwe vuba mu magambo make nihuse. Ubukwe nyine burabaye, ariko ngarutse inyuma gato, mu ijoro ryo kujya gusasa nk'umugeni, ngereyo nsange umuhungu yaguze intebe za occasion. Okay, wenda tuvuge ko byari bwo bushobozi bwe, ariko intebe zitajyanye n'intebe z'abageni. Niyo agenda akagura commence nta kibazo mu bushobozi yari afite ku mafaranga yari yambwiye yaziguze. Ngiye nabonye akareka nk'aka kunenda nk'umuntu ashaka kugura intebe nshyashya agahita asa nk'aho aguhaye izo yari afite. Uvuga pastoriko. Yego. Nuko ubwo ndangije birarangira, ndakomeza ubwo buzima. Ubwo nyine muri iryo joro nibwo twagiye gusasa n'abashuti banjye. Ngezeyo nsanga nta intebe wapi, nsanga igitanda ntacyo, nicyo mu busiribateri kiwe afite, nacyo gishaje giteyemo imisumari. Nubwo umunsi wenda nabyibushye cyane, ariko nicyo gihe nari mbyibushye. Nkibaza iki gitanda kizakiryamamo kikagwamo. Ibaze noneho kujya gusasana n'abantu bakubujije umugabo, ukajya gusasana nabo mu nzu itarimo igitanda, itarimo amarido, nta n'amarido yari ahari, nta ntebe. Ndabyibuka icyo gihe hari
akamatera k'agasempure kari mu cyumba nyine ubwo twavuga ari cy'umukozi. Nzi neza ko tunabana ntabwo twigeze tugira abashyitsi barara, kandi nagiraga inshuti nyinshi zagomba kurara. Nari mfite umuryango, bari kuza nka baraza he mu ntebe ko twe nasanze ako gasempure. Maze kuhagera rero umushuti wanjye umwe ntashatse kuvuga izina, ndabizi ko azareba kino kiganiro, nanamusaba imbabazi ambabarire kuri ya munsi ntamwumviye. Yamaze kwitegereza umugabo, tugiye kujya muri salo saa 11, arambwira ati ariko Jackie waretse tukajyana na basi ya saa 12 tukigira i Bugande ukaruhuka mu mutwe, kuko ati nibura uraba wishe ubukwe ariko ntabwo uraba wishe ubuzima bwawe. Ndabyanga, ndamubwira oya, reka nihangane bwa rimwe mu buzima kuri uyu mugabo. Intambara z'abakozi b'Imana ndazizi, nzi neza ko nimara kugera mu rugo Imana izaduha umugisha, izareba nyine ukuntu nihanganye, nibura azaha agaciro ko namukunze. Hari ukuntu wenda tuvuge umuntu aba ari umukozi w'Imana, yareba reva ariho n'iyo uriho akabona ntibihuye, muri we akiyumvisha ko wenda utamukunda umubeshya. No ku iteka yahoraga ambaza ati se by'ukuri urankunda? Hari yarirebaga nka kwa kundi ngo Abisiraheli bagiye imbere y'Abanaki bakajya bibona nk'inzige, ahari nawe niko yibonaga, akambwira gusa urankunda? Nkubwira ukuri ndagukunda nta kibazo. So rero nagerageje no kumurwanira urwo rugamba nibura ngo kugira ngo abone ko namukundaga, ariko byose nsanga nduhiye ubusa. Rero muri ubwo buzima nibwo twakoze ubukwe, nyuma turabana. Tubanye ndabyibuka aratangira ati icyumweru cya mbere, tumaze icyumweru, twari dufunze icyumweru umunsi, ahita ambwira ati mfite ivugabutumwa i Bugande, turabaje ni Marine Karabaye abaragiye. Ni ngaho mpamagara abashuti be, ni pastor agiye i Bugande, batisa agiye mu bike. Abantu nyine icyo gihe nabwo baratungurwa, ndabyihorera. Aragenda amarayo icyumweru aragaruka. Muri iyo minsi mu kugaruka nyine nko muri uko kwezi urumva nari narasamye, nuko inda itangira kungwa nabi. Inda y'umwana wa nyine mfite wa gatatu ariko ari we mfura ye, indi ngwa nabi. Uwo mwana inda yashatse kuvamo, niyo murebye nkabona ariho aragenda arahumeka, mba mbona ari igitangaza cy'Imana kigenda, kuko inda ye yavuyemo ivamo nyine. Tujya no kwa muganga, ngenda ngira ngo bankorere kiritaje gusa nitahire. Icyo gihe mpageze kwa kundi ugira kwa muganga ukumva urababara ko na service bari kuguha service mbi kandi ubibona kuri kwa Volta. Noneho nyuma rero mbona bari kuduha service mbi, ndi kuri bwandi kubabara niki. Nabo bari banasuzumye baravuga ngo mfite menace za Voltema. Barangije barambwira ngo baraje bankorere kiritaje mu gihe kwa kundi nyine uburaho utegereje. Nibwo noneho inda yanguye nabi, inda yanguye nabi. Umugabo arangije ndabyibuka atanya nyine kujya nsiga mu nzu ngo agiye kubwiriza i Bugande. Yase umukozi w'Imana, pasiteri muzima, uterera urugo rw'imbuto, umuntu turabaje ni Mariye. Mu kwezi atangiye kugenda, mu mezi abiri atangiye kugenda, muri atatu atangiye kugenda. Mbona ibintu biri serious, biri serious. Aho rero niho navuga ko natangiriye urugendo rw'umuroho w'ubuzima bwanjye bwa nyabwo. Ibindi byose narikinishaga, naribeshyaga, narivugishaga. Nuko umugabo ndangije ntangira guhangana n'urwo rugamba. Abashuti banjye bamamagara nkababeshya ko ameze neza. Uwifuje kunsura wese yambaza amakuru umugabo ni amen. Mama pasiteri Yesu ashimwe cyane. Nkabereka ko nkomeye, ariko nakomeye. Ndabyibuka icyo gihe abana barambwiye ngo mama turagukumbuye, abana baza kunsura, nyuma barataha. Nyuma umugabo abana bongeye kumwe ngo barankumbuye, arambwira ati ese ko mbona abana bashaka kuza hano cyane. Ndambwira se hari ikibazo? Arambwira ati ariko najya mubwiye ko abana batazigera baba mu rugo rwanjye, n'umunsi umwe uzarinda upfa ntabanye n'abana bawe mu nzu ya utabanye n'abana bawe mu nzu yanjye. Ndambwira what? Umuntu umukozi w'Imana utinyuka kuvuga aya magambo. Ntangira guhura n'urugendo rw'ubuzima. Ndabyibuka dutangira gukutuza, ntangira gusenga, niga gusenga bushya. None ndavuga ibi bintu biri serious, birakomeye. Ntangira gusenga, nsubira muri bwa butayu bumwe twahuriyemo, nkajya nyine nkajya gusenga. Avuga ati Mana, umugabo ni hano twahuriye, namukuye imbere yawe, namenyaniye nawe aha hantu, ndagarutse ndakwibukije Mana, ngwino nyubakire urugo, Mana ngwino ntabare. Urumva uko byamera kose, kuba byonyine mfite igikomere cy'uko hari urugo rwa mbere rwasenyutse,
ntabwo byanyemereraga kuba nasenya n'urwa kabiri. Numvaga nzihambira naho umugabo yambera mubi akamfata akamanika akanshyira nko ku musumari hariya. Numvaga ntapima gusenya ngo nsubire iwacu, bitewe n'ukuntu hari amagambo ubuzi wenda ku musozi w'inyawanyu, hari ibikomere byawe waciyemo, kumva ntabwo wakongera gusenya kabiri, ntibibaho. Numvaga atari n'ibintu narota. Mu by'ukuri naho wenda waba uri umusazi, nibaza ko utapfa kunanirana ushatse kabiri ubizi ko n'ibya mbere byasenyutse. Urumva ibya mbere haba hari kugucira imanza ko wasanga ari wananiranye, cyangwa se hakaba n'abakumva bumva ko ari wararenganye. Ariko se na bwa kabiri wabona icyo ubwira abantu? Njya nkunda kubwiriza abantu dusengana, tugira amasengesho. N'uyu munsi dufite amasengesho, hari ukuntu dusengana nyine bya family, turi kuganira nk'umuryango, dusengana nk'umuryango hagati yacu. Njya nkunda kwigisha abantu ijambo rivuga ngo kiguhama. Muri iyo groupe tubanamo banyita kiguhama. Mbega mu magambo make, kiguhama Yesu akagikuraho. Kiguhama ko wasenye, kiguhama ko wananiranye ariko Yesu akabikuraho. Kiguhama igikomere, kiguhama gisa nk'ikiri mu gahanga kawe, kikuriho nta hantu wabikwepera. Biguhama ko waheze iwanyu umaze imyaka 35 warananiwe kubaka. Biguhama ku musozi wose babizi kubengwa. Kiguhama icyo kintu ko umuntu wese ugusabye apfa cyangwa ejo agakora impanuka. Hari ikintu kiba gihama umuntu mu buzima bwe kimeze nk'urwandiko kimuriho, ariko hanyuma y'ibyo ngibyo Imana ikagikoraho, ubuzima bugakomeza. Rero mu magambo make, aho ngaho nahahuriye n'ishuri rikomeye. Ndabyibuka nahahuriye n'ishuri rikomeye cyane ry'ubuzima. Ishuri nahuriye mu rugo rwa pasiteri niryo ryatumye ngomba gufata icyemezo cyo gukora documentaire ivuga kuri life yanjye, kuko nahuye n'ishuri rikomeye cyane. Nuko dutangira kujya dusenga. Muri iyo minsi ndamuganiriza, arankundira, aranyumva. Dutangira kujya tujya gusenga, nyine ahina akaguru. Urumva muri iyo minsi hari abo yasengeraga bakamuha amafaranga cyangwa akamuha $2 simbizi, akaza akishyura inzu. None muri ya minsi baba nahari barabura, ubuzima butangira kuducanga, dutangira kubura y'inzu, biratuyobera. Ntabwo nzibagirwa ikintu kimwe, Imana ikibuke cyankomerekeje kuba narakihanganiye, ariko umugabo akabasha kunsiga. Twigeze kujya gusenga, dusengana ngiye nawe amasengesho iminsi 2. Iminsi 2 nk'umugore n'umugabo. Turagenda dusengera muri ubwo butayu bwa 12 aho twari twarahuriye. Turasenga. Tugeze mu rugo dusanga badushyireho icyapa ku gipangu ngo iyi nzu irakodeshwa. Tuyibamo tukakimanura, twabyuka mu gitondo tukongera tugasanga bakimanitse. Twamanikiwe amatangazo, biramenyekana ko twayobewe. Aho ngaho batumanikiraga icyapa ngo iyi nzu irakodeshwa, hari inshuti zanjye zari zinzi, hari abarokore twasenganaga, hari abo twari duturanye twakoranaga umurimo w'Imana, bakatumanikiraho icyapa. Urwo rugamba naruciyemo ndihangana, sinamusiga. Ibyo bivaho. Ndabyibuka mu kwimuka aho hantu twahavuye nabwo kubera Imana. Nubwo umugabo yangerageje, reka nyishimire ko yampishe kandi ndagukorwa n'isoni, kandi ndakwandagara. Umugabo arangije, ndabyibuka icyo yakoze, yaje kujya kureba abantu ngo bari bafite inzu bashaka kuyigurisha. Bamera nk'abamuhaye ikiraka, baramubwira ngo nayisengere igurishwe. Noneho narababwira ati ko mugiye kwimuka se mwaretse nkaza nkayibamo. Ambwira ati nta kibazo, tugiye kuyikodesha, reka tuyiguhere make unayisengere igurishwe, noneho wowe ahubwo gusa yaduha amafaranga. Iyo nzu twayimukiyemo nayo itishyuye, namenye yuko nayo itari yishyuye, ariko nyirayo uwayiguze aje kutureba avuga ati inzu yanjye narayiguze. Babandi nabo bakajya barabatwishyuza, nzi ngo inzu
umugabo yarayishyuye, ibyo mbicamo ndihangana. Aho hantu nahahuriye n'ishuri rikomeye cyane, nanasabira umugisha umukozi wankoreraga yitwaga Ange. Kwa kundi uhemba umukozi udufaranga akatubika, yajyaga ndeba, yari azi ko nkunda imineke, kumwe umuntu atwitaga akanatwarira, akagenda akangura inanasi, akangurira utuneke, akangurira beterave. Uyu munsi ibintu Ange yankoreye mu gihe gikwiriye nzabimwitura. Ngerageza nyine uko nshoboye, hari icyo nyine nshobora kumufasha, ariko nzi ko hari ibyo nzakora birenze nkazamwereka ko mushimiye kubw'ikintu yankoreye. Yajyaga nsiga mu nzu, ngasigara n'umukozi mu nzu njyenyine, muri urwo rugendo, muri ubwo buzima. Hari umunsi umwe twigeze gusengera mu rugo, ko aho hantu twagiye hari hanini, tuhashyira icyumba. Tumaze gusenga iteraniro rya nimugoroba, abantu batashye, araza arambwira ngo Imana yamubwiye, ngo bamuhanuriye, kandi nawe niko Imana yamubwiye ngo tuzabyara umuhungu. Ngiye ekogarafi yari yaranyeretse ko tuzabyara umukobwa. Ntabwo nakwibagirwa urugamba narwanye ubwo nabyaraga umukobwa, akambwira ko ubwo umwana atari uwe, kwa ko yakabaye yaravutse ari umuhungu, ariko bamuhanuriye. Ibyo byose nabiciyemo. Aho hantu ntatinze twarahabaye, nyuma tuza kuhimuka. Turahimuka tujya gutura ahandi hantu bita muri Afrika, ari naho twatandukaniye. Aho hantu twatandukaniye twahimutse ngitwite. Ndagiye, abamama nyine bakajya bamubaza, pastor, ese ibikoresho by'umwana byose byarabonetse? Ngo byarabonetse kandi nta bihari. Abamama bishyira hamwe bankorera baby shower, ndabyibuka, bama 50,000. Umugabo arayanyaka, arayajyana, arayarya, aravuga ngo umwana n'uwanjye, ninjye wateye inda. Hari umumama umwe, Imana imuha umugisha, tuye mu Kagarama, simuvuze amazina, yitwa Mama David, kamvuga iryo ngiryo, Imana imuha umugisha, niwe wanyambikiye umwana. Ibaze kuba uri umujene mariye, ugatangira gufashwa muri ubwo buryo utarabyara. Hari n'abandi benshi bagiye bamfasha, benshi. Ibaze kuba ugiye kubyara umwana wa mbere, ugatangira umwambika imyenda uhawe. Mu by'ukuri ntabwo ngaya bampaye, Imana ibaha umugisha, barakoze, bagize neza, ndabizirikana kandi bifite ku mutima. Mu gihe gikwiriye nzabashimira, ariko ibaze ubwo buzima nabibayemo. Nubwo umuntu ashobora kujya hari akiyemera, agahagarara akavuga ibiriho n'ibitariho, abantu bakamubona uko ari n'uko atari, ariko ahantu naraciye. Hari abantu tubiziranyeho, ndabizi bazareba kino kiganiro. Umuntu wese wanyambikiye umwana ndi muri ruriya rugo, Imana imuha umugisha. Ndabyibuka rero twakomeje tubanye nabi muri ubwo buzima bwo kudahuza, bwo kutumvikana, bwo kudahuza, bwo kutumvikana, bwo kudahuza, bwo kutumvikana. Igihe kiragera, ndabyibuka, inda iramfata, yamfashe. Nabwo twagiranye ibibazo, nsa nkaho ngize trauma, mva mu rugo ndamera nk'utorongeye. Hari ibyo tutahuje, ariko dupfuye ayo mafaranga, ibyo 50,000 byo muri baby shower bari baduhaye. Ndagenda nirirwa mu rugo, nyuma numva ibise biramfashe, mpamagara umukozi, nanaboneraho kubwira umuntu nkurekiye. Igihe cyose uzi ko nta wundi muntu ukuri hafi, igihe cyose uzi ko uri wenyine, ujye wiga kubana, kuko umuntu uwo ari we wese ahava akagera yabasha kugufasha mu kibazo kandi ukakivamo. Umukozi wanjye niwe wambayeho kwa muganga, araza aramperekeza njya kubyara. Narijyanye, ikintu cyo kwijyana kwa muganga ndakimenyereye, mbyara nk'Abaheburayo. N'umwana wa kabiri nuko nabitarutse, narijyanye. Nabwo nari mfite umugabo, ariko ndijyana. Nabibabwiye ko icyo gihe nari narakubiswe, umugabo nkubita. Igihe kirajya nyine njya kwa muganga, nyuma ngiye kubyara ndijyana. Gusa narabyaye, wangeraho aza no kunyura n'imodoka, aranahana mu rugo. Ariko muri ubwo buzima bundi bwo kwa pasiteri,
byari ibintu bigoye. Iryo joro narabyaye, nabyariye mu bitaro by'i Remera. Nzi ko hari abantu barimo barankurikirana bazibuka iyo nkuru. Umunsi mbyaraho ibyo bitaro byarahiye. Nabyaye ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2017. Ibitaro byahiriye Remera. Amakuru agacicikana ngo umubyeyi n'umwana bahiriye mu bitaro by'i Remera yari njyewe. Ibitaro byahiriye Remera, twarabyaye dufata chambre yacu kwayo, tubaza abaganga nyine turashaka chambre privé, barayiduha. Tujya ku ruhande nyine baraduha icyumba cyacu tudashaka kuba muri rusange. Noneho tugiye muri iyo chambre dusanga itara ryaho rikora ryarapfuye, noneho baducanira buji. Rero muri uko gucana buji ndasinzira n'umukozi arasinzira. Amarida arafatwa aragurumana, amapuberi yari arimo yo kwa muganga aragurumana. Mbega twakangutse nta kintu na kimwe cyasigaye, valize, imyenda y'umwana, ibintu byose byahiye. Muri uko gushya kw'ibitaro ndabyibuka, umukozi wanjye nagiye kumva numva induru ziri kuvuga cyane, abantu bari kwiruka, numva hasi hejuru kuko ari akaetaje, numva imirindi nyoberwa nkanguka kwa kundi basinziriye wabyaye mu gatotsi k'ububyeyi. Mana we wagize neza. Ndangije ndabyibuka harimo gushya, ndakanguka, imyotsi yanzibiranye, umuriro w'ikibatsi ndawibuka, imyotsi yanzibiranye ntabasha kureba, umuriro ari wose ukubita mu maso, amasupanete yahiye, matera zahiye. Ndakanguka, mwangukira mu muriro, nk'abakabye umwana ndamwumva kuko ntago habonaga. Mwumvishe yari yaraye muri porte bebe, mpita munyuza muri grillage, ndamurekura agwa hasi. Ntiyapfuye uyu munsi, uwo mwana arahari ariho. Ndamurekura, abaganga babo barabizi, abasekirite barabizi, abantu baje kureba iyo nkuru barabizi, abapolisi badutabaye iryo joro barabizi, abakizimyamwoto barabizi. Umwana wanjye namunyujije muri grillage, abaho ari uruhinja, ndarekura kuri ka etaje, hari aba babyariye hariya. Iyo chambre bari baduhaye ndarekura nyine, umwana ntiyagira ikintu. Urumva baranyuma barambajije se wa mugore we umwana ari hehe? Nataye ubwenge, ndakwibuka yuko ndavuga ni namutaye inyuma, ariko dusanga ari umuntu umufite aho ngaho, baramuzana. None ikintu cyambabaje muri ubwo buzima bwo kwa pasiteri kikanyica n'amagingo n'ubu, ni uburyo umuntu wese wumvishe ko ibyo bitaro byahiye wese yarahuruye aje kureba umugabo we, kandi sibo bari banahishirijwe, bose baraje saa 11, saa 10, saa 9, buri muntu wari ubishoboye yarazaga. Uwo mugabo wanjye yangezeho saa 3 za mu gitondo nkaho nta cyabaye. Namutumyeho tuzanira imyenda, tuzane ibyo kuyoza. Imana yo mu gihugu cyo mu ijoro impewe umugisha, abamama banyambitse ibitenge bakanyorosa muri iryo joro, muri uwo munsi, muri ibyo bihe bikomeye. Ndabyibuka ahantu hari gushya, narasenze mbwira Imana, ndavuga ngo Mana, niryo jambo rya nyuma navuze, bahita babomora umuryango, kizimyamwoto zitazinjira, batugwaho badukuramo. Iyi jambo navugiye muri uwo muriro, navuze ngo Mana, nimba ibyo dusoma muri Bibiliya ari ibyo by'ukuri, bana nanjye nk'uko wabanye na Saduraka, Meshake na Abedenego mu itanura ry'umuriro, garagara. Nta wundi muriro njye ndimo n'uyu, ngwino ugaragare. Nibwo babomoye badukuramo, badukuyemo ntangiye gutera umwuka wa nyuma, ntangiye kuzengera, ngiye kwikubita hasi. Wa mwana w'umukobwa bamukuramo. Imana yo mu ijoro rero impera umugisha abantu badutabaye muri iryo joro. Byari ubuzima burebure, ndataha njya mu rugo, turataha. Tumaze gutaha, tugeze mu rugo, abantu baranyakira, abandi bangeraho, abandi baraza, abandi barampemba. Abantu bose baduhembye, Imana ibaha umugisha. Abantu bose badusuye, Imana ibaha umugisha. Abantu bose badufashije, abatwambitse, abatubaye hafi, abangaburiye, Imana ibaha umugisha. Inzara yarandiye muri urwo rugo. Nakuze iwacu ndi mu muteto, bangaburira nk'umwana umwe, nta nzara yandiye. Muri rwa rugo rwa mbere nta nzara yandiye, ariko inzara yandiriye muri urwo rugo. Ndihangana.
Imana yarakoze ko yabanye nanjye aho hantu kandinda. Nuko igihe kiragera rero pasiteri n'ubundi bwa buzima buraducanga, naho twageze noneho yaje gufungura urusengero, agira n'abayoboke, yari afite abantu bazaga gusenga bakaza abantu bakaza gusenga. Igihe kiragera rero abura amafaranga yo kwishyura urusengero no kwishyura inzu tubamo. Ndangije nigira inama, kuko nari narizeho ibintu bya massage, nigira inama ndavuga ko mfite ubumenyi bw'umwuga niyigiye nzi, wajya gukora massage tukabaho. Ariko mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye. Urumva nari maze ukwezi mbyaye, ariko ndamuganiriza ndamubwira rero sheri wanjye, ntabwo nzi niba bashobora kumva nagiye gukora massage ndi mama pasiteri uko babyakira, ariko reka tubiganireho ibanga ryanjye nawe nk'umugore n'umugabo, turebe ku kidutunga. Imana nibona bidakwiriye izampindura akazi. Natangajwe nuko nagiye nkumva ya nkuru yuko nkora massage mu minsi 3 nyumbanye abakristo mu rusengero. Twarabivuganye n'umugabo turi babiri. Nanaboneraho kubwira umuntu unkurikiye, nujya ugera muri iki gikombe cyo kuba wenda wagira igikomere cyo kuba ibanga wabikije umugabo uryumvishe hanze, jya wihangana, bibaho. Ntabwo solution ari ukumwanga, ntabwo solution ari ugusenya, si ukurambirwa, si ukunanirwa, si ukurambika. Jya ukomera, nyuma y'icyo haba hari ubundi butabazi, haba hari ubundi butsinzi, haba hari izindi mbaraga. Mu by'ukuri rero navuga ko nahahuriye n'ishuri rikomeye. Icyo gihe ndabyibuka, nagiye gukora Kimironko, nzi neza ko hari abantu bazareba kino kiganiro bagahita banyibuka muri massage Kimironko, ahantu bita muri Plata. Imana ibaha umugisha, bampaye akazi. Hari umuntu umwe umushuti wanjye wamesheje ako kazi aho hantu, Imana nawe imuha umugisha. Nagiyeyo ndakora, nkorana umugongo w'ukwezi kumwe. Umwana yamusize afite ukwezi. Kananashimira Imana ko aho hantu havuye amafaranga yo kwishyura inzu nk'uko aricyo cyari cyanjyanye. Imana ikaturinda guseba icyo gihe. Imana ihampera uburyo bwo kubona amata y'umwana, bwo kubona pampa. Imana yarakoze, ndayishimiye.